Muraho neza, mwiriwe abandi mwaramutse. Iki ni igice cya mbere tugiye kumva cy'inkuru y'uyu musore yagiranye na Mujawamariya Clementine. Mutege amatwi. Njyewe nari nagiye i Kigali, nuko mba mpuye n'igikobwa cyitwa Mujawamariya Clementine. Ndakibaza ati ese Mujawamari bimeze bite? Ni sawa. None se uba hehe? Kirambwira ngo kiba mu Gatenga. Noneho gihita kimbwira ngo rero njye mba mu Gatenga uzaze kunsura. Icyo gikobwa kibimbwira. Ndavuga ati se iki gikobwa cyitwa Mujawamariya Clementine gituye mu Gatenga, najyayo ntakizi, hari uko duhuriye Nyabugogo gusa nkibajije amazina yacyo bitewe n'ukuntu nari mbonye gisa. Igikobwa cy'igikara kibyibushye. Nuko Mujawamariya Clementine njya kumusura. Nuko Mujawamariya Clementine ndavuga ati ese Mujawamari bimeze bite? Ni sawa. Arambwira ati Mujawamariya rero Mujawamariya nari nibeshye. Mujawamariya Clementine arambwira ngo dukundane. Ndavuga ati se Mujawamari ibyo byo bijute. Mujawamariya Clementine ndavuga ati nta kibazo Mujawamari dukundane. Noneho ikimara kuvuga ngo dukundane ahita yari afite akabogisi mu kabati karimo impeta. Mbona ahise anyambika impeta. Ndavuga ati se Mujawamari kwisi unyambika impeta? Mbona yari afite agapapuro, akantu k'akarogo nyine kariho idarapo ry'u Rwanda, mbona agafasheho. Mbona aratangiye ngo ngiye Mujawamariya Clementine ngo nemeye kubana n'uyu, amazina yanjye reka mbe nyahishe, n'uyu tantantanta ubuziraherezo sinzamuhemukira, tuzatandukanywa n'urupfu. Nyamara kumva Mujawamariya Clementine arahe, ndavuga ati se Mujawamari uri seriye? Mbona ahubwo azanye n'ikayi n'ikaramu, aravuga ati sinya hano. Mbona we yasinye kera, yanditse amazina yaranasinya. Ndavuga ati se Mujawamari uranyegukanye pe birarangiye. Ahita ambwira ngo ngiye Mujawamariya Clementine nubwo dukundanye mfite abana 3. Ndavuga ati Mujawamari none se ubwo ntago wigeze gushaka? Arambwira ati reka ndacyaba mu rugo. Ntekereza ko kanambwiye ngo ngiye Mujawamariya Clementine nubwo tugiye kubana mfite abana. Ndavuga ati ubwo ngiye guhahira abo ntabyaye karabaye. Ubwo ibitekerezo byanjye byabimaze guhinduka. Ndavuga ati Mujawamariya Clementine se tugiye kubana? Sinzi ukuntu nakaraza ubwenge nibuka ko mfite agasheri kitwa Laurence. Mpita mubwira ati Mujawamari mfite sheri witwa Laurence, ahubwo ndabimenye ko ndi hano yankura mu iyo kotsi. Nuko Mujawamariya Clementine barandebye aranyitegereza, aravuga ngo ngiye kugutura akaririmbo. Ndavuga ati kanture. Abarambyiye ngo ngiye kukurimbira akarimbo kavuga gutya. Numva aratangiye ngo nisanze nkunze umuntu ntazi, nisanze nkunze umuntu ntamenye, njyewe Mujawamariya. Ndavuga ati Mujawamari nubwo wankunze njye sinagukunze Clementine we. Nuko aravuga ati ngiye kukuririmbira kandi. Ndavuga ati kandirimbire. Numva arandirimbiye akaririmbo ko mu rusengero ko mu barokore w'amarira azashira bana b'Imana mwe Mujawamariya amaherezo nza gutsindira. Nyumva iyo ndirimbo nahise nsohoka nirukanka. Ndavuga ati Mujawamariya Clementine wasanga ngira umuja. Nuko birangira gutyo part 2 iza